Yesu ashimwe. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ntabwo nivuga, naba ari ukurondogora ko igihe maze aha ngaha utanzi ntabwo azamenya, biragoye ngo birahagije. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Ndashimira ababyeyi bacu hano, abashumba, inshuti zanjye, abavandimwe kubw'umwanya n'amahirwe yo kumpa kugira ngo tuganire iby'umwami atukorera, kandi nizeye neza ko icyumweru turimo dusozanya kitari budupfira ubusa mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ndi busubire cyane mu byo tumaze icyumweru tuvuga, ngiye kuza ku butumwa bw'uyu mugoroba, ariko ndahera ku ngingo nshaka kubaka dukura mu byanditswe byera mu Bakolosayi igice cya mbere, aho twarahasomye, ariko reka tuhasubire nkureyo noneho mbone kuganira inkuru y'uyu mugoroba cyangwa y'iki gitondo mu izina rya Yesu. Amen. Ndi muzima, meze neza, n'umuryango wanjye umeze neza, babahaye intashyo n'itorero, nuko bazi ko ndaha kandi barabakunda kandi barabasuhuje mu izina rya Yesu. Abakolosayi igice cya mbere, Abakolosayi igice cya mbere, navuzeho amateka yaryo. Ni itorero ryatangijwe n'umugabo witwa Epafura, wari warabwirijwe na Pawulo bahuriye muri Efeso, wataha iwabo, atashye iwabo, umuriro w'ubutumwa bwiza yakiriye ntabwo wamwemereye kubiceceka. Haleluya. Yabonye ubuntu bw'Imana n'umunezero akuye mu mbaraga z'ubutumwa bwiza, ageze iwabo muri Kolosayi arabuvuga. Haleluya. Yera imbuto, abantu barakizwa. Muri ibyo bihe rero by'itorero rya mbere hari ibibazo. Umwanzi wa mbere ukomeye w'itorero ry'icyo gihe yari inyigisho z'ibinyoma. Hadukaga inyigisho zikomeye z'ibinyoma zikayobya abantu, zibakura mu kwizera bari babwirijwe. Rero Epafura ajya gusura Pawulo i Roma, amusanga yamutekerereza urukundo rw'Abakolosayi bakijijwe no kwizera kwabo, n'ukuntu bakorera Imana batitaye ku bintu bibazengurutse, bashishikajwe n'ibyiringiro by'ibyo bazahabwa bageze mu ijuru. Ibyo twabivuzeho cyane. Arangije ariko amuganira n'ikibazo cy'inyigisho z'ibinyoma zahagurutse, zirimo zitera itorero zirisubiza inyuma. Kugeza n'uyu munsi, ikinyejana cya 21, ikintu kikibasha kunesha itorero cyangwa kurisubiza hasi ni inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma ni umwuka mubi ugerageza kukumvisha ibinyuranye n'ibyo wizeye, bikaguca intege, bigasubiza benshi inyuma. Rero ndagira ngo dusome muri iki gice cya mbere umurongo wa 12, hanyuma tujye ku butumwa bw'uyu munsi, nabwo Imana iraduhera nk'umugisha mu izina rya Yesu. Umurongo wa 12 aravuga ngo, mushima Data wa twese, waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, adukuramo, atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Amen. Amina. Yesu yaraje araducungura. Kuducungura ni ukutugura, ni ugutanga ikiguzi kugira ngo tugarurwe aho twari twaravanywe. Yesu nashimwe cyane. Twavuze kuri Satani ko atari umwami, ahubwo yigize umwami, nyamara yari umutware, ariko yigira umwami, ahirika ubwami bw'umwana w'umuntu Imana yari yamuhaye. Hanyuma umuntu aba igicibwa imbere y'Imana, Satani yigira igihinza, yigira umwami. Yesu aje araza aramunesha, amwambura ubwami yari yaribye. Haleluya. Ahinduka igicibwa ari we. Hanyuma bari ibicibwa aba ari twebwe agarura, araducikura, turagaruka, ubu turi abami. Aduhindura abami, aduha ubutware. Yesu ashimwe cyane. Amaze kuducungura no kuduhindura abami, aducikuye, ubu ntitukiri ibicibwa ku Mana, turi abana. Ntitukiri ibicibwa ku Mana, turi abami. Ariko ikintu gikomeye yakoze, haleluya, yaratwimuye.
adukura mu butware bw'umwijima atuzana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo Yesu Kristo akunda. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo mu bintu tugiye kuganira muri iki gitondo ushyirire ijambo mu mutima wawe nakunze kumva muri jewe: va mu itongo, ntugasubire mu itongo ry'aho wavuye. Ahanini na kenshi tuzi cyane aho twavuye, ntago tuzi cyane aho twashyizwe, tugahora dukururwa n'imbaraga zo mu matongo, tugahora dushaka n'Imana ko idusanga muri iryo tongo, kandi hari ahantu Imana ntabwo yagusanga mu itongo yagukuyemo, ahubwo niwimuka mu bitekerezo ukavayo ukaza aho yagushyize, azagusanga muri uwo mwanya mushya w'ubuzima bushya w'ubugingo buhoraho. Twarimutse. Yesu nashimwe cyane. Niwumva ukirigitwa n'ingeso zaho wari uri kera, wibuke kuri musubira mu itongo. Haleluya. Uhagarara uvuga ngo ntabwo nsubira inyuma, kuko inyuma ni mu matongo, narahavuye hategekwa n'igicibwa. Jewe ndi umwami, naracikutse, naraje, ndi hano mu bwami bushya, dufite umwanya mushya imbere y'Imana hano mu isi. Ntabwo dukwiye kongera kuyobwa no kwanduzwa n'igicibwa. Yesu, Satani yaraneshejwe, yaraciwe, nta mwanya afite mu ijuru, nta n'uwo agifite mu isi, kuko ubwami bw'Imana bwakoreraga mu isi yari yaribye. Yesu yaramunesheje, arabumwambura, abuhereza itorero, abizera ba Kristo. Bwana asifiwe. Ntabwo ngomba kubaho nsubira mu matongo. Ntusubire mu itongo ry'ibyaha. Hari hanejeje icyo gihe, ugasekaho akanya gato ukarira imyaka myinshi. Ariko Yesu yatuzanye hano mu mibabaro, turiraho akanya gato tugaseka imyaka myinshi. Yesu nashimwe cyane. Twarimutse. Mbwira mugenzi ngo narimutse, sinzasubira mu matongo. Gusubira mu byaha, gusubira muri za ngeso, ni ugusubira mu butware bwa cya gicibwa, ni ugusubira mu itongo. Mu bitekerereze yawe, va mu bitekerezo by'itongo. Abisirayeli bageze mu butayu bamaze gukubitwa n'ubushyuhe bw'ubutayu, bwari ubw'akanya gato kugira ngo bagere mu mugabane w'iteka ryose, ariko ngo bibatera kwibuka aho bavuye, ngo hariyo amadegede, amatongo. Nta kintu kitugoye ni ukwibuka itongo, kuko turarizi cyane, riratuzi cyane. Haleluya. Niryo rituzi, duhora turwana n'akarande n'amateka n'amatongo. Haleluya. Turarwana n'amatongo, twibuka amatongo, twibutswa amatongo, twumva ko niba tugeze mu kageragezo gatoya turibuka itongo. Mu izina rya Yesu. Twimuke mu mitekerereze, twimuke mu mikorere, twimuke mu buzima, twimuke mu mwuka, twimuke mu mubiri, twimuke mu mbaraga, twimuke mu byiyumviro. Haleluya. Turi abami n'abatambyi, turi abana, ntabwo tukiri ibicibwa. Kikunezeze ko utari igicibwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Business yawe ikwiye gukorerwa mu mwanya mushya w'ubwami, aho Yesu, Imana yavuze ngo mugende mugwire, mugwize, mwororoke, mbahaye umugisha. Ibintu byose bigomba kuzaho umugisha. Uyu mwaka reka ngo uhanurire nticugushije, ntajunguje umutwe. Ugomba gukorera munsi y'umugisha w'Imana. Ugomba kugendera munsi y'umugisha w'Imana. Utekerereze mu mugisha w'Imana. Wibwirire mu mugisha w'Imana. Kuko warimutse, ntukiri mu itongo. Uze mu kibanza gishya. Ikibanza gishya kiravuna. Kukimenyera kiravuna. Imbeho yaho iravuna. Umwuka waho uravuna. Haba gripe. Haba inzu nshya itera ibicurane kubera amarangi mashya. Ibintu byinshi, ariko hari akanya gato bigashira. Yesu ashimwe cyane. Ntuwimuke, ntusubire mu itongo kubera ko inzu nshyashya igihumura amarangi. Iki gitondo nagira ngo tuganire ku nkuru y'umugore witwa Mariya we Magadalena. Mariya Magadalena. Haleluya. Ndamuvugaho amagambo make minota dufitanye myiza, and I believe Imana iraguha umugisha, nanjye irampa umugisha, ko yampaye umugisha mu izina rya Yesu. We are already blessed. Paul arabivuga ngo twahawe umugisha muri Kristo Yesu. Dufite umugisha ntitukiwusaba, ahubwo turawaktiva. Yohana igice cya 20 bahageze. Yohana igice cya 20
uyu munsi ndashaka kuvuga ku butumwa bwise kubona Yesu indi nshuro, guhura na Yesu indi nshuro. Igice cya 20 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku murongo wa 11 aravuga ngo, ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanje, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe wamujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramusubiza ati, Mariya. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, bisobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo byose. Oh, haleluya! Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe. Katujye ku murongo wa mbere, nagira ngo mpuze iyi nkuru, aho niho ndi bwibande cyane hano aho ndangije, ariko tuze ku wa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo, hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro, arirukanka asanga Simoni Petero nawe na wa mwigisha wundi Yesu yakundaga, arababwira ati, bakuye umwami Yesu mu gituro, kandi ntituzi aho bamushyize. Petero arasohoka, na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi biriruka. Iyo nkuru kanyirembe, barirutse bagezeyo, twavuye, reka twiganire. Yesu abaho umugisha. Haleluya! Now, Yesu amaze gupfa, baramushingura. Yari yarahuye n'ubuzima bw'abantu benshi, abo mvuzemo abagore. Aba bagore ni benshi bavugwa bahuye na Yesu, ariko uyu munsi ndashaka kwibanda kuri Mariya Magadalena. Harimo abagore bari bameze neza, bafite n'ubutunzi, bafashaga ministeri ya Yesu, batanga amafaranga, bagendana nabo kugira ngo Yesu akomeze kuvuga ubutumwa n'abigishwa babeho. Yesu nashimwe. Yari afite irindi tsinda ry'abigishwa be, ba Petero, Simoni n'abandi. Ariko Yesu amaze gupfa, amaso y'umubiri y'abigishwa be amaze kubona imibabaro, cyane cyane Petero wamwitegereje, akabona ukuntu umugabo yakubiswe, yahindanye, urupfu yapfuye, ibyo kuzuka byamuhanaguritsemo. Baje kumugerageza kumubaza kureba ko Yesu akimurimo, haza umukobwa w'amangu, ariko nawe urasa n'uriya mugabo, urumugarira, ndatereka umugabo simuzi. Byamuhanaguritsemo kubera imibabaro yabonye, kubera igihe arimo. Haza uwa kabiri atari kwa mugabo, nawe uriya muntu ntimuziranye, ati n'ukuri rwose murandenganya, umugabo simuzi. Hari igihe cyiza kikaguhanaguramo kwizera, ariko Yesu aracyagufite mu mutima we. Yesu nashimwe cyane. Rangije Yesu azutse, Bwana sifiwe,
ndashaka kwibanda ku mutima wa Mariya Magadalena. Aho yari ari ntabwo bahatubwira kuko ntiyari kumwe n'abigishwa, ariko aho yari ari ntibahatubwira. Icyo nzi, Mariya Magadalena yazirikanye amagambo Yesu yari yaravuze. Bukeye ngo mu rubungabungo butaracya, Mariya arahaguruka. Ni umugore kandi abagore ntabwo bashobora kugenda bonyine, ariko kuko Mariya yari afite ibanga ku mutima, ahaguruka. Nubwo ahantu hateye ubwoba arahatinyuka, mu gitondo ajya ku irimbi. Ahageze asanga igituro cyavanyweho, ikibuye cyakuweho, imva irarangaye. Haleluya. Icyo kintu kiramukomeretsa, abona imva, ibuye ryavuyeho, ntiyegera, ariko ibuye ryavuyeho ahita yumva ko Yesu bamukuyemo. Ikintu yakoze, yarirutse ajya gushaka aho abagabo bari, ajya gushaka abigishwa aho bararababwira, asanga Petero ahari na ba Yohana. Ati Yesu bamukuye mu gituro, bamwibye kandi ntituzi aho bamujyanye. Petero ariruka na Yohana bariruka baraza. Yohana ngo amucaho, ngo wa undi Yesu yakundaga, amurusha kuvuduka, amunyuraho, aramudepasa, amutanga ku gituro, yinjiramo. Ararunguruka, abona imyenda iraho, ibitambaro, imyenda bamuzinzemo iraho, nta muntu urimo. Ndagira ngo ubwire muri iyi nkuru, Yohana nta marayika yabonye. Petero barahageze, ararunguruka, arinjira, akora ku bitambaro, abona nta muntu urimo. Petero yinjiye mu gituro, ntiyabonye marayika, agira ati asubirayo. Bamaze kumubura barahaguruka. Mariya ategereje ko bamubwira ngo turabibonye. Barahaguruka bisubirirayo, bagenda babwira, sinzi uko bafashe iyo nkuru, basubira iyo bari bari mu itongo. Mariya yanga gusubirayo, ahagarara ku gituro, ararira. Aravuga ngo Yesu yavuze ko azazuka, simva aha ntamubonye. Mariya ararira, yanga gusubirayo, yanga gusubira aho yavuye, yanga kujyana n'abigishwa atarabona Yesu, yanga gusubirayo, ararira. Ngo akirira, arungurutse mu mva, nawe abona hicayemo abagabo babiri, umwe yicaye ku musego, undi yicaye ku mirambizi aho Yesu bamurambitse. Abo bagabo bari bahari, ariko Simoni na Yohana ntibababonye. Haleluya. Mu kurira kwa Mariya Magadalena, baramwiyereka. Bamwiyeretse, baramubwira ngo mugore, urarizwa n'iki? Arakebuka, arababwira ati ndarizwa nuko nashakaga umwami wanje. Haleluya. Ntabwo yavuze umwami wacu, nashaka umwami wanje. Ntabwo nzi aho bamushyize ngo mukureyo. Igihe arimo amuvuga, Yesu abari aho ngaho, aramwiyereka. Ngo akebutse, abona umugabo uhagaze aho, yibaza ko ari umutware utegeka ako gashyamba. Aramubwira ngo mugore, urarizwa n'iki? Undi ati databuja, waba ari we wamujyanye, unyereka aho wamushyize, kuko ntabwo mva aha ntabonye Yesu. Ndashaka umwami wanjye, aho wamushyize ndamukurayo. Bwana sifiwe. Njyewe naje maramaje, sinsubirayo ntabonye Yesu. Araza, arangije Yesu aramwiyereka, ahindura ururimi, ava mu rurimi rusange rw'abantu, avuga ururimi rw'Abaheburayo. Aramubwira ati Mariya. Ako kanya amaso ya Mariya arakinguka, abona ni Yesu. Ati mwigisha, databuja. Agiye kumuhobera, ati ntunkoreho, hari ikintu kikurimo gitumye ngarukira mu nzira. Nari ngiye gutanga raporo mu ijuru ko misiyo nayirangije neza, ariko Mariya, umutima wawe utumye ngaruka ngo nkwiyereke, utumye ngaruka ntaragera. Arambwira ngo ntumhobere, kuko ntabwo ndagera kuri data ari we so, ku Mana yanjye ari we Mana yanyu. None ahubwo genda ubwire bene so. Haleluya. Bene data ubabwire ko nazutse. Bwana sifiwe. Mariya yemera noneho kugenda, yemera kugenda kuko noneho yamubonye. Agenda avuga inkuru y'imvaho,
arababwira ngo wa mwigisha wacu, umukiza wacu, mwaje mukareba imyenda gusa mugasubira, ije namubonye, kandi aho mwamuburiye niho namuboneye. Yesu nashimwe. Aho mwamuburiye niho namuboneye, hahandi mwanze kuguma niho nagumye, nje namubonye. Ngo aranje abashyiriraho ikiganiro. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo rero tujye, ndashaka kuzana Mariya uyu Magadarena, tujye muri Matayo. My God. Luka 8:1 kugera kuri 3. Luka 8. Ndashaka twumve Mariya Magadarena aratubwira iki mu minota mike nshigaje. Luka 8 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Hanyuma hajya mu midugudu n'ibirorero yigisha avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadarena wirukanywemo abadayimoni 7, na Yohana Mukakuza, igisonga cya Herodi. Ni benshi abagore bafite status. Abagore bafite status nta handi twongera kubasanga. Ariko uyu mugore witwa Mariya Magadarena mvuze hariya, Luka amutubwiyeho ko ari kumwe n'abandi bagore, ariko yongeraho akandi kantu ngo uyu Magadarena we yirukanywemo amadayimoni 7. Ndagira ngo wumve umuntu urimo amadayimoni 7, buri dayimoni ifite karakteri yayo. Noneho harimo amadayimoni 7 kandi nta karakteri nziza ya dayimoni. Mu yandi magambo, Mariya yaraboswe, nta mu muryango nta wabashaga kumwihanganira kubera izi karakteri 7 zoparetingira muri we. Imyuka 7 y'abadayimoni, nta muvandimwe wakamwihanganiye, nta mubyeyi wakamwihanganiye, nta muturanyi wakamwihanganiye. Yari muri condition mbi cyane, society itamukunda. Mariya buri kanya yadukwagaho n'ingeso mbi cyane. Abadayimoni 7 bayobora ubwenge bwe, bayobora ibitekerezo bye, bayobora ubuzima bwe, bamusiga icyangiro, bamwanduriza status, bamwimisha. Nta byiringiro yari afite. Ahura na Yesu. Yesu nahimbazwe. Mariya Magadarena aho yarari nta gaciro afite, ubuzima bwe bwaraboswe. Yesu we, Yesu ajahuye na Mariya Magadarena amwirukana abadayimoni 7. Magadarena asubirana agaciro. Magadarena ubwenge buragaruka. Magadarena agendana n'abantu. Magadarena arambara araberwa. Magadarena, haleluya. Magadarena atekereza neza. Magadarena umuryango urongera uramwemera. Magadarena agendana na Yesu. Magadarena agendana n'abagore bakomeye b'ibisonga. Magadarena wari waraciwe utemerwa, yemera yicarana n'abagore b'abamikazi b'abatware, nawe araberwa, nawe ubumuntu. Magadarena akunda Yesu cyane kurusha abandi bose. Arangije Yesu amaze gupfa bamushyinguye, nta bubasha yari afite, ariko ngo mu gitondo cya kare Magadarena yibukaga itongo Yesu yamukuyemo. Aravuga ngo ntabwo naryoherwa n'ubu buriri, ngomba kujya kugitura aho bamushyize. Ndashaka kumubona nanone, ndashaka kumubona, ndamukumbuye. Yampojeje amarira, yankuyeho igisuzuguriro, yankuyeho izina ribi. Ndashaka kumubona, ndajya kugituro mpaka mubone. Aho yankuye, niba ari ugupfa banyicire mu gashyamba, sinkeneye umperekeza, sinkeneye kampane, sinkeneye umurinzi. Yesu aho yankuye, ndagenda jyenyine, ikimbaho kimbeho, ariko ndashaka kumubona. Yesu nashimwe cyane. Ahageze Yesu nashimwe, asanga ikibuye cyavuye, harababara cyane. Ajya kwiyambaza abigishwa b'abagabo, baravuga ati umwambi bamukuyeho bamujyanye. Baraza ngo barebe, ntabwo nzi ibyo barimo. Bareba asanga ntaho hari, bati twisubiriyeyo Mariya.
Magadare twisubira ati nimugende mufite impamvu ibajyana. Njyewe nta mpamvu injyana, sinsubira mu itongo. Mbwira mugenzi ngo ntabwo ngomba gusubira mu itongo. Sinsubira mu itongo. Abagabo Yesu amaze gupfa basubiye mu matongo bajya kuroba, bajya gusubira mu byo bakoraga. Ariko Mariya aravuga ngo sinsubira mu itongo mpaka nongeye nkabona Yesu. Aguma aho ngaho kugeza ubwo Yesu yamwiyeretse. Amaze kumubona agenda atuje, noneho agenda avuga inkuru nziza. Naje kukubwira nshuti yanjye ngo icyatumye Yesu akwiyereka bwa mbere, haleluya, ni urukundo yari agufitiye. Ntabwo ari imirimo myiza. Yakwambuye izina ribi kubera urukundo yari agufitiye. Yakwambuye igisuzuguriro kubera urukundo yari agufitiye. Yarakwiyeretse igihe wari udafite uwo ukeneye. Yarakwiyeretse igihe wari watawe. Kubw'urukundo rwe yarakwiyeretse. Haleluya. Ariko umaze kumumenya no gukizwa, kongera kumubona biragusaba urukundo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Ubu ukeneye kongera kumubona ubishishikajwemo n'urukundo umukunda. Uyu mwaka ndagusengeye kugira ngo uhagurutse mu rukundo ukunda Yesu, wibutse itongo yagukuyemo, wongera umubone, yongera kwiyereka, yongera kwiyereka. Yakwiyeretse cyagiye kubw'urukundo rwe, n'uyu munsi ari bukwiyereke kubw'urukundo umukunda. Niyo ngingo ya mbere. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Yohana 14 ndimo niyo. You need a second revelation of Jesus. Ukeneye kongera guhura na Yesu kubw'urukundo rwe. Nuguma kubyo yagukuye ukicara, uzisanga wasubiye mu itongo. Ariko numukunda ugahaguruka kumukorera, Bwana Yesu asifiwe, yiteguye kongera kukwiyereka. Yiteguye kongera kukwiyereka. 14 umurongo 15. 14 umurongo 15. 14 umurongo 15. Yesu aravuga iki? Yesu aravuga iki? Nuko umwe mu bice, nagiye muri yo, turi muri Yohana 14 umurongo 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi ntibatamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bacimbona, ariko mwebwe muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Yesu ashimwe cyane. Kuko nabakunze narababonye, ariko noneho nimunkunda muzongera kumbona. Ubu byahindutse, twahinduye paje. Mu mwanya mushya twimuriwemo, ahantu hasa twimuriwemo, ntabwo dutegereje ko azanwa n'urukundo rwe, nitwe tujyanwa hari n'urukundo rwacu. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mugenzi ngo witegerereza Yesu mu itongo yagukuyemo. Haguruka umwereke urukundo. Hari ijambo ushaka ku murongo wa 20. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Bwana asifiwe. Ukunda Yesu muri iki gihe tumaze gukizwa, ubu urukundo dukunda Yesu nirwo rutuma twiyereka. Urukundo dukunda rwatumye twiyereka tutaramumenya. Amaze kutwambura igisuzuguriro, tugomba gushingira ko ibyo yadukoreye, tukamukunda, tukamukorera, akongera akatwiyereka. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe. Hari igihe ubona usa naho utazi aho ari, ukibaza ko wasubiye aho wari uri wowe. Ntabwo wahasubiye, uri ahantu hashya ariko hagusaba gukora kugira ngo yongere kwiyereke. Ndasenga Imana ngo yongere kwiyereke. Yesu yongera kwiyereka, arakora. Ntabwo akwiyerekera mu matongo y'ibyo wahozemo, arakwiyerekera mu mirimo urimo ukora uyu munsi wa none. Ngo umuntu niyitondera amategeko yanjye akayakora, Data azamukunda, nanjye nzamukunda, nzaza ahari nongere mwiyereke. Yesu akwiyereka iki cyumweru, Yesu akwiyereka uku kwezi, Yesu akwiyereka uyu mwaka, Yesu akwiyereke nanone. We kuguma ku kuntu yakwiyeretse bwa mbere, yongera kwiyereke in Jesus name. Yesu nashimwe cyane. 12 Yohana 12:20. Ndagira ngo ngere kuri uyu munota msoze mu izina rya Yesu. Ibintu bitatu nshaka gufata uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Ukwiriye kongera kubona Yesu bwa kabiri, ariko uramuboneshwa n'urukundo mufitiye ubu ngubu. Hallelujah. Uramuboneshwa n'urukundo mufitiye ubu ngubu. Uramuboneshwa no kumutegerereza mu mirimo ye no mu mategeko ye. Uramuboneshwa no guhagurutswa n'urukundo kamukorera, kuko yahagurukijwe n'urukundo aragukorera. Nawe hagurutswa n'urukundo mukorere, nawe arongera kwiyereka, araza aho uri mu izina rya Yesu. 12:20 aravuga ngo iki? Hariho John 12:26. 26 reka tujye ku murongo wa 26 kubera iminota ibindi mbisimbuke. Umurongo wa 23 aravuga na 6 aravuga ngo umuntu nagira ate nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, Data azamuha icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo icyubahiro cy'Imana kizagusanga mu itongo ryaho yagukuye. Urashaka icyubahiro? Yesu yiteguye kukubahisha. Yesu yiteguye kukuha icyubahiro, ariko arakigwa, aravuze ngo umuntu nankorera nahaguruke nkurikire, uwo Data azamukunda kandi Data azamuha icyubahiro. Ndasenga Imana ngo ikwambike ubwiza bwayo, uhagurutse kumukora no kumwamamaza muri uku kwezi. Mu kwa 3, mu kwa 4, Yesu akwiyereke. Hallelujah. Haguruka umwiyereke nawe akwiyereke, haguruka umwiyereke nawe akwiyereke. Bwana asifiwe. Urukundo rwa mbere, urwo yagukunze akakwiyereka, ategereje urwo wamukunze ngo umwiyereke mu mategeko ye no mu murimo we. Nurangiza kumwiyereka, yongera kwiyereke. Icyambere, icya kabiri, aravuze ngo Data azamukunda, je nawe tuzaza tubane nawe. Ugiye kugenda na presence y'Imana mu buzima bwawe, mu kazi kawe. Iyo ukorera Imana, ugendana kubaho kw'Imana. Mu bucuruzi bwawe, iminsi yawe yo kubaho, ugendane kubaho kw'Imana. Ariko urabiterwa nuko uhagurukana urukundo umukunda, wibutse urwo yagukunze, wibutse ukaba nka Mariya Magadalena wavuze ngo abasubireyo nibasubireyo. Genda ibuka aho yankuye, nta wanyemeraga, nta wanciraga karo rutega, nta wampaga amazi yo kunywa, nta wampaga amahirwe, ariko Yesu yampaye amahirwe. Nanjye ubuzima bwanjye buzamukorera. Ntabwo mva kuri iki gituro ntamubonye. Yesu yiteguye kwiyereka abamaramaje kumubona mu izina rya Yesu. Haguruka ku birenge byawe dusenga Imana iguha umugisha. Imana Yesu arashaka kukwiyereka. Icya kabiri, Yesu arashaka kugendana nawe iminsi yawe yose. Aravuze ngo kuko ndiho nawe uzabaho. Naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntigitera ubwoba, kuko Yesu ariho kandi muri kumwe, nawe urabaho no muri icyo gikombe, nawe urabaho no muri ibyo bihe, kuko ariho. Hallelujah. Ntabwo uri bubeho kukuzwi kuko ufite abavandimwe, urabaho kuko Yesu ariho. Yesu nashimwe. Ntabwo uri bushobozwe nuko ufite abakomeye, urashobozwa nuko Yesu ariho. Nubwo ntawe uzi izina ryawe, ariko kuko Yesu ariho urabishobora, urabibona, urabihagararamo. Yaragukunze udafite izina, none yarariguhaye, ntabwo azagutererana, ari kumwe nawe, arashaka kugendana nawe. Icya gatatu, ntabwo agusiga mu gisuzuguriro. Iyo wagendanye nawe akwambika icyubahiro.
Data ndagushima mu izina rya Yesu, udukure mu matongo twari turimo, twe gusubirayo mu bitekerezo, twe gusubirayo mu mikorere no mu migenzereze, ahubwo uduhe imbaraga zo kwimuka koko, tugira ibitekerezo bisha, kandi urukundo wadukunze ukatwiyereka rudutera urukundo rwo kugukunda tukakwiyereka aho dukeneye, kugira ngo Mwami ugendana natwe iminsi yose kandi utwambike itubero n'ubwiza. Nsengeye umugore uraha n'umugabo uraha, ukuntu agukeneye Mwami wongera umwiyereke, ukuntu agukeneye Mwami wongera umwiyereke. Urubyiruko rwateranye, buri muntu wese wongera umwiyereke, mwimure Mwuka Wera umukure mu matongo y'ibitekerezo, umukomeze umwubake mu mwanya mushya wamucunguriyemo, wamugize umwami umugira umwana. Ntabwo ari uwo gusabiriza no kuganya, ni uwo kwatura kwizera agahagarara agahamya imbaraga zawe. Urakoze Yesu ko ugiye guhindura ubuzima bwacu, uhindura imikorere, uhindura aho turi, uhindura uko turi mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe wakira ubuntu bw'Imana bugiye kukwambutsa. Icyo gihe ntabwo ukimaramo iminsi myinshi, uku kwezi urambuka, ugutaha undarambuka, n'iyi minsi urambuka. Haleluya, urahindurirwa amateka. Yesu yaje guhindura, arakwambika icyubahiro, agukuraho igisuzuguriro. Imana ibaha umugisha cyane.